mbanje kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkwifuriza amahoro n'amahirwe bituruka ku Mana. Uyu ni wa mwanya mujya mukurikirana ikiganiro gutabarwa n'Imana, ikiganiro mugezwaho nanjye Frere Tuyisenge. Nkwifurije amahoro n'amahirwe, nkwifurije imigisha ituruka ku Mana, gukomeza kugenda udukurikirana tuganira ku ijambo gutabarwa n'Imana, tubana mu kiganiro twise gutabarwa n'Imana. Ko ijambo riratubwira muri Yeremiya 33:3 ngo ntabaza ndagutabara, nimara kugutabara nkwereke ibikomeye biri utabasha kumenya. Mwene data, Imana niyibasha gutabara, Imana niyibasha kurengera umwana w'umuntu yonyine, kuko niyibasha kumuhumuriza, kuko niyibasha kumutabara, kubera yuko Imana ariyo ifite ububasha, Imana niyo ifite ubutware, Imana niyo ifite ubushobozi. Nkwifurije gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ukomeje kudukurikirana muri iki kiganiro, igihe cyo gutabarwa n'Imana no guhumurizwa n'Imana, mu izina rya Yesu wakira ubutabazi buturutse ku Mana. Twongeye kubaha ikaze nanone kuri uyu munsi, nanone aho tugiye kuganira amagambo y'Imana mu kiganiro isa gutabarwa n'Imana. Uhawe ikaze na karibu, ukomeje kudukurikirana no gukurikira ibiganiro byacu. Imana ikomeze kuguha umugisha, Imana ikomeze kukwagura muri byose, kandi Imana ikomeze kukugirira neza no kukwambika imbaraga mu buryo budasanzwe. Rero muri iki gicamunsi tujye kuganira amagambo y'Imana, aho turaza kuvuga ku mutwe w'amagambo. Turavuga ngo mbese mwana w'umuntu, ni iki Imana igushakaho? Ngo nukora ibyiza uzemerwa, ariko nudakora ibyiza ngo ibyaha bizatugira ku rugi wawe, ariko ni weho ukwiye kubitegeka. Kuko Imana yahaye umwana w'umuntu imbaraga kandi imuha n'amahitamo. Haro tugiye gutangira tuganira kuri misiyo, cyangwa se ubutumwa, cyangwa se icyatumye Imana ishyira umwana w'umuntu ku isi, misiyo yari ihaye umwana w'umuntu. Rero reka dusome amagambo y'Imana, dusome mu Itangiriro, dusome kuva ku gice cyaho cya 4, Itangiriro ibice 4, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 4 umurongo waho wa mbere kugeza kuri 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uyu mutwe w'amagambo uravuga ngo kubyerekeye Kayini na Abeli, kuva ku murongo wa mbere hakatubwira ngo kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Umurongo wa kabiri arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Ngo umwe aba umwungeri, ariko Kayini we aba umuhinzi. Murongo wa 3 ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto y'ubutaka ngo aturire Uwiteka, na Abeli nawe azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwayo, ariko Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha bizatugira ku rugi wawe, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riratakira ku butaka, none uri ikivume ubutaka bwanga bwasamiye akanwa kabwo.
kumira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuce n'ingererezi. Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpaye kiruta cyo kwihanganira. Dore unyirukanye mu isi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa. Nzaba igicamuce n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso, kugira ngo hatagira umubona akamwica. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana kubw'amagambo y'Imana tumaze kumva mwitangira ibice bine kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Mana, tukweretse imitima y'ubwoko bwawe bugiye kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwami wigirire neza, imitima yacu ihemburwe, kurwemo ibyaha n'ibicumuro. Tubohorwe nawe Mwami kubw'ubuntu bwawe, tubohorwe nawe kubw'imbabazi zawe no kugira neza kwawe. Twambika imbaraga zawe mu buryo budasanzwe. Ujye Mwami kutugezaho ijambo ryawe, turamusengeye tumukize mu bikuta by'amaraso Yesu. Imbaraga zawe zimubeho, muhe ubwenge, Mwuka Wera mubonekeho, kugira ngo abashe gusobanurira ijambo ryawe nk'uko bikwiye, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, amen. Aho tugiye kuganira aya magambo dusomye mu Itangira ibice bine umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Twumvishe ngo kandi uwo mugabo nta wundi isi icyo gihe yari iriho abantu babiri bonyine. Yari iriho Adamu na Eva. Ngo Adamu atwika Eva umugore w'inda, ngo babyara Kayini. Aravuga arishima cyane, aravuga ngo mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Ngo arongera none ku nshuro ya 2 nanone abyara Abeli, ngo murumuna we. Isi yari igezeho abantu 4 bonyine, nibo bari batuye ku isi gusa. Noneho ngo bukeye umwe Abeli we ahinduka umwungeri w'intama, naho Kayini we ahinduka umuhinzi w'ubutaka. Ibyo byari igeno ry'Imana kugira ngo umwe ahitemo ubworozi, undi ahitemo ubuhinzi. Kuko aba bana mu kuvuka nta n'umwe wabibaza ngo akubwire ngo byaturutse ahangaha cyangwa se ngo byagenze gute. Ni ibintu byizanye gusa. Umwe yisanga yabaye umuhinzi, undi asanga yabaye umworozi. Noneho ku murongo wa 3 hatubwiye ngo bukeye ngo Kayini wazana ku ituro ry'imbuto ye y'ibyavuye mu butaka, aturire Uwiteka. Abeli nawe azana ku mukumbi we n'urugimbu rwawe, ngo nawe aturire Uwiteka. Mu by'ukuri iyo tugiye mu ijambo ry'Imana tubona aya maturo yose yari yemewe. Wenda bamwe mu bagenda babasesengura bavuga butumwa benshi bagiye batandukanye, hari igihe babisobanura uko babyumva cyangwa uko babisobanukiwe mu buryo bwabo babyumvamo. Twakwibaza, harabona igeze kumva numva bavuga ngo ahari ngo nuko atazanye ku ituro ngo ry'uru rugimbu, cyangwa se ngo ku ituro ry'itungo ryororwa, wenda kuko ari byo twamenyereye akenshi byatambwaga, intama, inka. Tukibaza ngo ese udi kuba atarazanye imbuto. Ariko mu by'ukuri imbuto nazo zari ziremewe kuko niyo ukomeje usoma Bibiliya ubona harimo abatangaga umuganura w'ibyo bejeje, nabyo bakabiturira Imana, nabyo byari byemewe. Ariko aya maturo yombi ngo Uwiteka yise kuri rimwe, yitaye kuri rimwe, yita kurya Abeli kuruta kwita kurya Kayini. Ibyo Imana niyizi impamvu y'icyo cyari cyabaye. Wasanga nta nikosa rero ryabaye mu mitambire y'igitambo cya Kayini, cyangwa se nta buhanga bwari bwabaye ku bya Abeli. Ariko iyi si yonyine yari yamaze kugeraho abantu babiri, kandi tubona bo ubwabo Imana imaze kurema Adamu ikarema na Eva, ko nta n'amarushanwa yari yigeze abaho cyangwa ibizame cyangwa kugira ibyo bigishwa n'ibyo bamenyereza. Wasanga ishuri ry'Imana ryari ritangiye, kuko nyuma y'uko Imana yari imaze kurema Adamu na Eva, ikigaragara nuko yari yabahaye inshingano zo kuba muri Edeni. Irangije irababwira mugende mwimenyereze, mukore ibi n'ibi, baha imirimo, ariko ntimuzakorere ibi amabwiriza. Rero kuri iriya nshuro hari haje abandi bantu babiri. Isi yari imaze kugeraho abantu 4. nta wamenya Imana yahisemo kuri ririya turo rimwe iraryemera, irindi iraryanga. Wenda wasanga ari ishaka kugira ngo umwana w'umuntu nagire kubyo ageraho yihanganye, cyangwa agira ibyo ageraho yabashije kubikorera,
cyangwa se kompetisiyo itangire n'ihangana ry'isi, ko akenshi iyi si murabizi twese tuyibaho mu buryo bwo guhangana, mu buryo bwo kugira ibyo dushaka kuruta abandi, ibintu nk'ibyo ngibyo wasanga ariho byari bitangiriye. Ngo Imana yita kuri Abeli, kandi mu bumana bwayo no mu mahitamo yayo niyo yihitiramo, niyo izi rero impamvu yari yitaye ku by'Abeli kuruta Kayini. Kuko iyo dukomeje gusoma turaza gusobanukirwa aya magambo ngo nuko Kayini ararakara kuko Imana ititaye ku ituro rye. Noneho Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Umujinya urazamuka n'agahinda no kubabara. Wenda yumvaga we mu myizerere no mu myumvire ye, yumvaga ko bose, umwe yaroroye, umwe arahinga, bose bageze ku musaruro, bafashe ibyo bashyiriye Imana, none ihisemo bimwe ibindi ntibihisemo. Ariko ntatekereje yuko Imana ari ifite ubutware bwa buri kintu, ari ifite ubushobozi bwa buri kintu, ariyo yihitiramo kandi ari yigena. Wenda wasanga ari ryo somo yari igiye kwigisha uwo munsi, kugira ngo ivuge ngo ndatoranya ibindi, nk'uko njye nawe umunsi umwe twagiye muri resitora cyangwa kugira ibyo tugura ahantu runaka, uravanga ibintu byemera ngo ibisimbyemera. Ari ikintu cy'intangaza cyane, ugaca nko ku mwenda runaka, wenda agashati, reka ntangire urugero nko ku gashati, ukagacaho ukaravuga mbega igishati kibi cyane, we igishati ni kibi cyane kiragatsindwa, iki ngiki nubwo wakemera ubuntu ntabwo nacyemera. Noneho mugenzi wawe yagira akabona iyo shati, kuva isi yabona iyo shati ya mbere ibaho ku isi, yewe yaga no kuyigura bakamuhenda cyane, nyamara weho wari wayishebeje, nyamara weho wumvaga nta n'icyo wayimaza, ariko we yayibona akabona niyo ya mbere ku isi. Rero niyo mpamvu buri muntu wese nabo icyo ari cyo cyose cyakwitira, yaba n'Imana yagomba kwihitiramo ikagira igitabo, mwaje muri babiri misemo uyu nguyu. Niyo mpamvu Imana amubwiye ngo niki gitumye urakara, kuki urakaye uburakari budafite impamvu, niki gitumye ugira umujinya, niki gitumye ugaragaza umubabaro. Ko niko Uwiteka yabajije Kayini mwene data. Ese nuramuka ukoze ibyiza kurutaho, ese ntabwo uzemerwa? Wenda ibintu bihisamo kuko wenda yabikoze neza kukurusha, ariko wirakara, ahubwo wewe nawe genda ushakishe, ukoreshe uko ushoboye, nawe uzabikore neza. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana itugirire neza. Aho Imana yari itangiye guhishura amabanga yayo, nukora ibyiza uzemerwa, ngo ariko nudakora ibyiza dore ibyaha bizituga tugera ku rugi wawe, kandi ni wewe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Imana yacu ishimwe cyane. Nukora ibyiza uzemerwa, ariko nuramuka ukoze ibibi n'ubundi ibyaha bizagomya biza. Mwene data, gukora nabi nta kintu bijya bimara, kugira nabi, guhemuka nta kintu bijya bimara, kurakara, imijinya n'inzangano ntacyo bijya bimara. Kuko iyo ugerageje gukora nabi, icyaha dore gite kiba cyamaze kwinjira ku rugi rw'umutima wawe, kiratangiye gukomanga, kugira ngo noneho nyuma yo gukora icyaha, nyuma yo kuhemuka, wongere none ukora ibirenze, bigomeze byiyongere, kandi ari wewe biyiga, ari wewe bishaka kurimbura. Ariko ijambo riratubwiye ngo mwitangire ibice bino murongo wawo wa 7, ngo ni wewe byifuza, kandi ni wewe ugomba no kubitegeka, ufite imbaraga zo kubitegeka, kubera yuko ugukora wabasha gukora nabi cyangwa se ugakora neza. Bere igihe wakoze nabi ukavuga ngo uyu munsi nakoze nabi, ejo noneho nzakora neza. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu itugirire neza. Umurongo waho wa 8, Kayini abwira Abeli murumuna we ngo kandi bari mu gasozi. We namubwiye, reka dutekereze, yamubwiye ati kuki ari we Imana yitayeho, kuki yitaye ku byawe? Nahinze umwaka wose ndategereza, nafashe ku byo nayinejeje byamvunye, nahinze ibishyimbo ndahuye, nahinze amasaka yaramvunye arangora cyane, none nabijyanye ntiyabyemeye. Undi nawe bati ibyo ngibyo birakureba. Wenda reka dutekereze ko atigeze amuha n'ihumure, wenda ntabwo yanabyitayeho kuko wenda nta mwanya yari anabifitiye. Bati ibyo njye ntabwo bindeba, njye nabagiye ibyanjye, nagira umukumbi wanjye w'intama, nakuyemo inziza kubiruhiruta, ndagenda kubw'amahirwe nabonye ibyemera. Ibyo byawe rero urabimbwira, ntabwo mbyitayeho.
unarangije ese nukumbwiye ntawamenya nuko dutekereza gusa ko hatabayeho ubwumvikane, ko hatabayeho kumvikana, ko tekereza isi yariho abantu bane bonyine ariko kumvikana kwa babiri gusa mu gasozi. Umwe yagombaga no cyangwa Kayini yakagombye kuba yaragiye no kumureba, ariko wenda yaragiye ngo amushake yihumure. Nk'uko njye nawe yari bitagenze neza, wumva ari umuntu washaka uyu ugiye ukamubwira ibyakubayeho, uba ukeneye kakubwira ngo Paul, ariko yavuze ngo awa, wumva umujinya, wumva kamere, wumva uburakari, wumva ari uguhemukiye kuruta guhemukirwa kose wari wagiriwe. Kuko Kayini gutekereza ibihe byari bimaze by'imyaka by'ibyamuvunnye n'ibyamugoye, yarangiza amara gutura akabona ntibyemewe, yumvaga ameze nk'utengushywe. Wenda wasanga yari yakozemo amakosa ariko nawe mu buryo atabigiramo uruhare. Kuko umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo hakosa uwakoze. Witeka y'umuntu yakoze habonekamo n'amakosa, yaba abyitayeho cyangwa se ubwe atagize gute atabyitayeho. Amakosa yaboneka ahubwo ubikosora cyangwa se uri kubikocekinga, uri kubikontorora, niwe wabasha kumenya ngo habayemo ikosa cyangwa se nta kosa ryabayemo. Ariko undi we imvune ziba zabaye uko byagenda kose, wenda yabikora ashaka ko biba byiza, ntibyabaye byiza, ariko byanze bikunze nibiza no kuba bibi araba yamaze no kuvunika n'ubundi nta kundi byagenda. Rero Abeli ntiyitaye ku mubabaro wa mukuru we, ntiyitaye kuri icyo gihombo we, ibyo byari byagenze neza, ibindi ntumubaze. Ndawuzi igisubizo, Bibiliya ntitubwire igisubizo yashubijwe gusa, ugatuba ngo bari mu gasozi. Noneho ngo Kayini ngo abibwira Abeli ibyamubayeho, ngo bari mu gasozi, ngo Kayini ako kanya ngo ahagurukira murumuna we Abeli aramwica nta gutindiganya. Noneho nyuma aho gatonya ngo Uwiteka araza ngo baza Kayini ngo ko iyi si mwayimuyiriho muri babiri, we na murumuna wawe na mama we na nyoko bariya bareka tubihore, ariko uyu nguyu murumuna we niwe mwakundaga kuba muzi. Umwana wavukiye mu muryango iyo ari umwe adafite uwo bakinana irunga bafite, ubona rwose yabuze amahoro, akina n'ibipupa, akina n'akabonye kose, ariko yabonye haje murumuna we bakina, haje murumuna we baganira, haje murumuna we bagendana, ubona agize umunezero cyane kandi ubona yishimye kuko ababonye umumara irungu. Bakundaga kugendana uko byagenda kose, kuko bafata umugambi wo kujya guturira Imana barajyanye. Urumva umwe yabaga mu mirimo ye, bakundaga kuba bari kumwe. Ariko Uwiteka naraza aramubaza ngo ese noneho ko ndi kukubona uri umwe, Abeli ari he? Cyane ko Imana yari isobanukiwe igihe umuntu abaye umwe uburyo agira irungu. Kuko nk'Imana imaze kurema Adamu ngo imushyize mu ngobyi, imuhaye byose, imuhaye aguwe, ubona nta kintu na kimwe abura. Imana ije isanga umugabo yahungabanye, isanga umugabo afite irungu, isanga umugabo arigunze, nta byishimo. Niwe Imana yise ihindura umugambi, iravuga ngo nari naremye umuntu nari kuzamura wenda mu buryo bwe bitangaza. Nk'uko Imana yari yamuremye yagombaga no kugira buri gihe bakugeza ku mibare yayo yaba n'abantu bazuzura. Birangije ava none reka mpindura umugambi, ngwira noneho umuriro avuga ngo nubwo rero nagukoze nakurangije, sinzira mu rubavu rwawe, ngiye gukuramo undi muntu muzajya muganira, nubwo biri bumvune, ubwo noneho ni mwebwe ndaza guha n'ubundi misiyo yose. Noneho kundi nshuro Imana none igarutse isanga umugabo arishimye, isanga aranezerewe, kuko ngo amaze gukanguka umugabo ngo yitegereje Eva aravuga ngo aka nakara ko mu mara yanjye, aka nakagufwa ko mu magufwa. Asanga umugabo yacanganyikiwe n'amagambo menshi cyane, asanga umugabo aravugishwa kandi arishimye birenze iby'ejo. Shima Imana cyane ko ari Imana igikora ikintu ejo ngo ikongera ikagaruka ikitegereza ikavuga ngo ndabona ibyo nakoze none hari byiza. Ngo ijya ibikora ikagenda ikongera ikagaruka ikavuga ngo reka ndebe ibyo nakoze uburyo bimeze. Ngo agarutse isanga Adamu ameranye neza na Eva kandi barishimye, aramucira udusakuzo n'imigani, ibintu bimeze neza cyane. Rero yari isobanukiwe neza iyo umuntu ari kugenda wenyine icyuho kiba gihari. Niyo mpamvu yabajije Kayini ngo Abeli murumuna wawe ari he?
ko ntari kumubona, ko ndi kubona weho wenyine. Kayini, Mana yacu ishimwe cyane kandi itugirire neza. Aramusubiza ati Kayini asubiza Imana ngo ndabizi se, njye ndi umurinzi wa murumuna wanjye, ahari n'ubundi ntiyabashije kunezeza, n'ubundi ahagaramye hari wenda araza kubyuka ntawamenya ko, ngira ngo ahari nta nubwo Kayini yarasobanukiwe ko yakoze n'icyaha cyo kwica, kuko ntabyo, ngira ngo nta kindi kintu yari yarigeze kuboneraho cyica ko umuntu yabasha gupfa. Ko ndibaza abe niwe muntu wa mbere wapfuye kuva isi ibayeho. Ibaza umuntu wa kane ku isi nyuma ya Adamu, Eva, Kayini na Abeli, yari umuntu upfuye bwa mbere ku isi, niwe muntu wapfuye bwa mbere ku isi. Ndibaza ko Kayini mukuru we atarazi neza yuko umuntu apfa. Imana yacu ishimwe cyane kandi tugirire neza. Ngo njye ntabwo ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, Imana iramubaza ati icyo wakoze ni igiki? Ijwi ry'amaraso ye, nubwo wari uzi kuri muntu yatabashije kubyuka hariya. Bene data, niyo mpamvu tubasha gusobanukirwa ubutatu butagatifu, tubasha gusobanukirwa uyu mubiri, ubugingo n'umwuka biwurimo. We yarazi yuko buriya Abeli w'umubiri aryamye, ariko noneho nyumvira Abeli wo mu bugingo, wo mu maraso. Mvuka Uwiteka avuga aravuga ngo, aramubaza ati icyo wakoze ni igiki? Ku itangira ibice n'umurongo waho wa 10 aramubaza ati icyo wakoze ni igiki? Ijwi ry'amaraso yawe, ijwi ryo mu bugingo bwa Abeli. Nubwo ubona Abeli wo mu mubiri wapfuye, ariko ijwi ry'ubugingo bwe ririmo rirataka ku butaka, risaba guhorerwa, rivuga ngo dore nahohotewe. 11 none numva iby'Imana rero yahise ikora. Ubwo uriya mwana w'umuntu wishe umubiri we, ariko ubugingo burimo burataka, burimo burasaba guhorerwa, burimo burasaba kugira icyabukorerwa. None rero ubwo wakoze kiriya cyaha, byanze bikunze ibihano bigiye kumanuka. Ku murongo wa 11 hari amateka papa wawe na mama wawe batigeze bakubwira. Igihe narabuzaga ngo iki ntibazagikoreho, igihe nababwiraga ngo ibi, ubundi Kayini ibyamubayeho ari amakosa yose yabaye, ngira ngo Adamu ntabwo bari babashe kumuganiriza ahari, ariko wowe ntiyarazi n'ibyo yakoze kuko nta n'amabwiriza yari afite. Ariko yari yiteguye byanze bikunze. Nyereka ko papa we yari yamaze kumubwira na mama we ko byanze bikunze uhemukiye Imana, byanze bikunze ibihano biza. Ureka twumve mu kiganiro Uwiteka yagiranye na Kayini 11. None umva uko Imana yatangiye kumuhana. None uri ikivume, ikindi ubutaka bugiye kukwanga. Ubutaka bwasamiye akanwa kabwo, bwakira amaraso ya murumuna wawe, aribwo bugingo bwe ukuboko kwawe kwabuvushije. Nuhinga ubutaka kuva uyu munsi, uhereye none ntibuzakwerera umwero wabo, uzaba igicamutse n'inzererezi mwiza. Kayini ahita yumva ibyo bintu, aravuga ngo Adamu, we niko ntekereza mu bwonko bwe, yahise atekereza, aravuga data na mama ngo babaga muri Edeni, bari bagotewe aho hantu heza bahora batubwira by'amateka. Imana iravuga ngo murahasohoye, nta n'umwe wigeze avuga wenda ngo anatakambe, wenda ngo yinginge, wenda ngo anasenge, wenda ngo anahendahenda. Nta n'umwe wigeze kubikora. We rero icyo yahise akora, niwe muntu wa mbere wari ukoze ikintu cyo kwinginga, wari ukoze ikintu cyo gutakambira, wari ukoze ikintu kimeze nk'isengesho cyo kutavuga ngo oya Mana, oya Mana. Yewe nyaka ko ari igihe kimwe Imana yigeze kubwira Mose ngo Mose, nicyo uvuze nacyo ndagikora, nicyo nacyo utekereje kuko wangireho umugisha nacyo uragikora. None umva Kayini we nubwo yari mu cyaha, atari no gusabira n'imbabazi, atari no kwemera neza, Imana amubajije ngo murumuna wawe ari njye ntabwo ndi umurinzi, ibyo byinjira bimbibaza. Niba yanambwiye nabo niba tutumvikanye, ibyo ni kesi zanjye nawe we wizivangamo. Ntiyemeraga n'icyabaye kuko ni icyaha cya se na nyina, Adamu na Eva. Imana yaje abaza ngo iki mwakoze ni igiki? Adamu ati ni umugore, umugore ati ni inzoka, icyaha kibura nyiracyo. Rero Kayini nawe yari ateye intambwe mu nzira ya karande, mu nzira y'ababyeyi be yakomokaga, nawe icyaha cyabuze nyiracyo, icyaha cyabuze ucyemera. Imana ikimara kumubwira aya magambo ngo dore uri, Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpaye kiruta icyo nakwihanganira. Unyumvira aya magambo, dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe dore nzahahishwa. Ubutaka bwo wamaze kubunyirukana ntacyo mpinduraho, ariko no mu maso hawe dore nzahahishwa, nubwo nabyo utabivuze. Nzaba igicamutsi n'inzererezi, kandi n'uzambona wese azanyira.
none se ubwo ngubwo urumva icyo gihano mpaye kitareme Uwiteka ataba usobanukiye ko wirukanye ku butaka, usobanukiye ko utazongera kumbona, none ubwo ari wo kuvuga ngo wishe nanjye ngiye kwica, wayimutse nanjye ugiye kunyereka aho ariko ngiye gukora nkawe. Rero ngewe simeze nk'abana b'abantu, ngenda utubwiza abana b'abantu. Uwo ni Uwiteka. Ndatekereza ariko Imana yahise itekereza, kuko kandi yavuze ngo unyimye ubutaka wari warampaye, wari warabaye ba data urabunyambuye, dore ubutaka ntibuzongera kunyumvira, ntibuzanyerera umwero wa ubu inzara tayari. Ikindi cya kabiri utambwiye, namenye amateka yuko ngo wajya gukunda kuza gusura data, ngo wajya gukunda kuza kubatemberera buri mugoroba, ariko kuva aho twahuriye muri Edeni, kuva aho twavuye muri buriya busitani, ntabwo ugikunda kuzuza gakeya. Rero none ubu ngubu birarangiye, nanjye sinzongera kukubona. Ubu ndabizi birarangiye, no mu maso hawe nzagira gute? Nzahishwa. Kindi nzaba igicamuke, mbe n'inzererezi. No mbonye ahita nyica. Ariko si uzanyica n'ubundi utenda no kuntabara, ubundi n'ibizaba bikozwe nawe. Uwiteka ati Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma rero kubera ibyo uvuze, nicyo gituma uwica Kayini, none ahubwo niwe nzabimuhorera karindwi. Kandi Uwiteka ngo arangije ngo ahita ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo utazamubona wese atazagira ikintu amutwara. Mana yacu ishimwe cyane, kandi Mana yacu tugirire neza. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Mwene data, tekereza isi yari iriho abantu 4, tekereza isi ya mbere yari iriho abantu 2, ariko kumvira Imana bikaba ikibazo, ariko kubaha Imana bikaba intambara. Reba Kayini n'Abeli, ibibaye byose biteye ubwoba, biratangaje cyane. Imana yacu tugirire neza, kandi Imana yacu idufashe, ikomeze kutwagura izindi mbaraga. Imana ishimwe cyane, kandi ikomeze kutugirira neza. Rero niki Imana idushakaho mu mugambi wayo, umugambi wo kuzana Adamu na Eva, umugambi wo kuba harabonetse Kayini n'Abeli, ariko bikanga bikagomeza bikaba intambara. Ese umugambi w'Imana ku buzima bwacu wari uwuhe? Umugambi w'Imana nanone twongera kubona misiyo Imana yari ihaye umwana w'umuntu kuva mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27-28. Aho hantu iyo tuhasomye tuhasanga amagambo y'Imana, aho umwana w'umuntu yahabwaga misiyo. Imana yacu ishimwe cyane, kandi reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. 28 ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira ati, mwororoke mugure mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo n'ibyigenza. Aha rero turahasanga amagambo agera ku magambo nagerageje gushyira mu ncamake, amagambo agera muri 7 muri iki gitabo cy'Itangiriro. Aho Imana yari imaze kurema Adamu na Eva. Mwumve misiyo y'ibintu bigera muri 7 Imana yari imaze guha abana bayo, ibintu bigera muri 7. Ijambo rya mbere twabonyemo hano mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27-28, Imana bavuga ngo mugire ishusho, ni ishusho, mugire ishusho, ngo mu ishusho yayo niko yari yaremye umugabo n'umugore, yuko abantu bagomba kugira ishusho uko byagenda kose. Ko Adamu ngo akimara kwitegereza Eva ngo arishima cyane, ko yabonaga afite ishusho ye basa. Icya kabiri, Imana irababwira ngo ibaha umugisha. Bebwa ko ari ubwoko bw'umugisha, n'ibyo bazakoraho byose bizaba umugisha, kandi bazajya batanga umugisha, kandi bazajya bahesha umugisha. Ibya gatatu, isi Imana yari bahaye ni ukororoka, kandi koko Adamu na Eva bahise batangira kororoka. Mu gitondo kimwe Kayini, mu kindi gitondo Abeli, batangiye kororoka. Misiyo ya 4, mube benshi cyane, gerageze mube benshi cyane. Misiyo ya 5 yari mwuzure isi, muyitatanirireho. Ariko
kuri iyi misiyo yaho ya gatanu Imana yari imaze kubaha. Ndaza kugerageza kugenda mbivugaho gatonya. Ikindi ngo mwimenyereze, mwige. Kwimenyereza niho haboneka ubumenyi, ubuhanga n'ubwenge. Kwigisha, kuba Adamu na Eva bari gutangira bakabwira abana babo uburyo batabashije kumvira Imana, uburyo babashije kurangara bagatakaza umugisha w'ibyo bari bahawe byose, batangire babigisha kugira ngo abana bagire ubuhanga. Bibiliya iranatubwira ngo menyereza umwana wawe akiri mutoya ngo azarinda asaza ibyo wamwigishije ngo atarabivamo. Misiyo ya karindwi ari nayo ya nyuma, mutware. Gutwara ari byo bibonekamo gutegeka no kuyobora, ariko abantu babashije gutakaza iyi misiyo. Ibi bintu byose bigira muri birindwi Imana yari yabahaye barabitakaje. Icya mbere, Imana ni umuremyi, yaremaga mu ishusho, ariko Kayini yahise atakaza iyi shusho y'ubumana, ishusho y'ubumana yo kugira ubwicanyi. Icya mbere ngo mugire ishusho yanjye kandi haboneke benshi bari mu ishusho yanjye. Ahubwo kugira ngo baboneke benshi bari mu ishusho y'Imana, Kayini nabwo yaratangiye kugira gute? Kutagaragaza kamere y'Imana y'ubumana yo kugira ngo abantu bagwire, abantu bororoke, ahubwo atangira kubagara. Iyi si yari ishusho y'Imana. Ikindi, kuba abanyamugisha. Imana umugisha yari yabahaye no guhesha umugisha, ubutaka buhesha umugisha, inyamaswa bazihesha umugisha, ariko Kayini yamaze gukora amakosa, ubutaka arabuhumanya, buhumanishije amaraso, buravumwa. Ibyari umugisha, iyi misiyo ibiri yatakaye. Misiyo ya gatatu, kororoka no kugwira. Ahubwo Kayini we yahise atangira kubagabanya. Isi yari iriho abantu 4 batangiye kororoka kuri misiyo y'Imana, ikintu cya gatatu, ahubwo batangira kugabanuka. Misiyo ya 4, kuba abantu, kuba benshi, kugira ngo babe benshi cyane, ahubwo barimo bagabanuka. 5, buzura isi batatane. Ibi nabyo ntabwo byatwaye imyaka myinshi cyane, kuko mu itangiriro tugeze ku murongo wa 11, umurongo wa mbere, abantu 8 n'ubundi bahise batangira kwica ingingo ya 5. Imana yababwiye ngo mwuzure isi, mube benshi kandi mutatane. Ngo nuko abantu, nusoma muri iki gice cya 11 cy'itangiriro umurongo wa mbere ku murongo wa 8, usanga abantu bafata gahunda yo kuvuga ngo reka tugire imbaraga, tugire ururimi rumwe. Nuwasoma uzabona abantu batangiye kwica umugambi w'Imana, ngo abantu baravuga ngo ntabwo turi ngo bahitamo ikibaya, batangira kubaka umunara. Imana wiravuga ngo mureke tumanuke. Ndashima ko Imana iyo igiye kugira ikikora, ntabwo hano yagikoraga yonyine rukumbi, kuko mwumva aya magambo ahangaha mu itangiriro 11 kuva ku murongo waho wa mbere. Umutitira amagambo iravuga ngo Imana inyuranye indimi z'abantu, ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeje iburasirazuba ngo babone ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi ngo bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati mureke twiyubakire muri uwo mudugudu w'inzu y'amatafari ndende, izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekane, kwe gutatanira mu isi. Ngo Uwiteka amanurwa no kureba iby'iyo nzu ndende n'ibyo abana b'abantu bubatse. Ngo Uwiteka aravuga ati dore aba n'ubwoko rumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo bashije gukora, none nta kizabenanira gukora bagishatse. Mureke tumanuke. Imana ku murongo wa 7, Tangiriro 11 umurongo wa 7, ngo mureke tumanuke tuhahindura ururimi rwaho rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvikana. Ngo nuko Uwiteka arabatatanya. Ku ngingo ya 5 Uwiteka yabahaye ngo mwuzure isi muyitataniremo. Bari batangiye no kwirunarunda, kugomera Imana. Ahangaha umwana w'umuntu iteka gukoza akora ubushake bwe no kwigomeka. Ingingo, ariko Uwiteka araza aravuga ngo none abatatanya ku gahato. Nababwiye ngo mutatanye mubyikoreye ubwanyu, mutatanye muzasurane muvuga ururimi rumwe, mutatanye muhuje umugambi, ariko muture atandukanye kwiza. None ubwo mufashe icyo kungomera, mbatatanije ku mbaraga. Mwene data ukungu nizo tutabashe kumvira Imana ku neza, tubasha kuyumvira ku nabi. Yari ikimana kire ku mutima wo kumva wagikora, kumva yakumva rushaka ukazashiduka kugikoze ku nabi. Nta kundi nyine byagenda ukagikora. 6 mwimenyereze. 7
mutware, mutegeke, muyobore. Ariko iyi ngingo yaho ya nyuma bahise bayitakaza. Bari bahawe ubutegetsi n'ubutware. Mutware ibiri ku isi, mubitegeke, mubiyobore. Ariko igitondo kimwe ibaze icyo bari bayoboye cyaraje kirababwira ngo rego Uwiteka arababeshya. Inzoka yaraje irababwira ngo rego Uwiteka ibyo ababwira ibashyiraho uburiganya bwinshi cyane. Aribo bari bayitegetse, nibo bagomba kwibwira Imana, nibo bayisize. Adamu niwe bayisizina. Ni gute ikintu utegeka cyiza cyane kikaguhirukirira kikongera kikakubwira ukuntu Imana atari Imana yawe, ari wowe ugihaye amabwiriza? Umwana w'umuntu neza aratakaza, ahita atakaza inshingano yari yahawe. Nta kundi kuntu byagomba kugenda. Umwana w'umuntu kuva icyo gihe atangira gukubitika, atangira guhura n'ibibazo byinshi cyane kandi bitari bimworoheye, kuko imyaka yagendaga yikurikirana, uko abahanuzi bagendaga bakurikiranaga, isi imaze kubaho abantu benshi. Ariko nyuma igihe cy'umuhanuzi Mika, ubwo abantu bari bamaze kugira ibibazo byinshi cyane, mu gihe cy'umuhanuzi Mika Imana yongera kumanura ubushake bwayo ku bantu. Aha abantu babaga batekereza ati ahari Imana yaradutaye, Imana yaraturetse. Ariko umuhanuzi Mika aje aravuga ngo Imana ntabwo yabaretse. Mika 6:8 ijambo riravuga ngo ese mwana w'umuntu ni iki Imana igushakaho? Ni iki Uwiteka akeneye ko wamukorera? Abana b'abantu bumvaga hari imeze nk'aho yabataye, ariko byari byo bibwiraga. Umuhanuzi Mika 6:8 ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo cy'Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Aha turasangamo amagambo agera kuri 7 misiyo, byenda gusa na misiyo Imana yari yahaye abantu kuva mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo 27-28. Naho turasanga muri Mika 6:8 turasanga ibintu bigera muri 7. Imana yavuga ngo ikintu cya mbere Imana igushakaho nuko uba umukozi, ugira umwete, ukagira ibyo ukora, ukava mu bunebwe. Icya kabiri uba umukiranutsi. Icya gatatu ugira urukundo. Icya kane ujye wibuka kubabarira. Icya gatanu bana n'Imana kandi ugendane nayo uko byagenda kose. Icya karindwi uce bugufi, wiyoroshye, nibwo nzabasha kukugirira neza. Aho turahasanga ibintu 7 umwanzi Satani akunda kwambura abantu b'abantu kugira ngo batakaze umuntu kandi bumve bashaririwe cyane, bumve bagize ibibazo byinshi cyane kandi bumve baguwe nabi. Iyo babashe gutakaza bino bintu, iyo umuntu yamaze gutakaza gukora, kuba umunyembaraga zo gukora, kugira ibyo yunguka, agatakaza gukiranuka, atakaza urukundo muri we, ntagire imbabazi, ntababarire, ntabashe kugendana n'Imana ye ngo ayisenge, ayicire bugufi, muyobore. Usanga umuntu yamaze kuba nk'ikigenge, yamaze kuba nk'igiharamagara n'igicamuke, atabasha kubaha Imana. Rero nyuma uko imyaka yagendaga ikurikirana, imyaka ibihumbi n'ibihumbi kuva mu gitabo cy'isezerano rishya, ubwo hazaga isezerano rya kera, haza isezerano rishya mu gihe cy'umwami wacu Yesu Kristo, aho abana b'abantu bari bamaze kwigomeka, abana b'abantu bamaze kuba bebe. Ubwo umwami Yesu Kristo yazaga nk'uwahanuye, nk'umucunguzi, kugira ngo uzamwizera wese Yesu Kristo azahabwa ubugingo buhoraho. Yesu rero yaje ngo adakuraho amategeko, ahubwo yaje yasohoza. Yaje ari gushyiraho misiyo zigera kuri 7 nanone zidatandukanye n'iza mbere iby'Imana yagomezaga guha abana b'abantu. Nidusoma mu ijambo ry'Imana kuri iyi misiyo Yesu yahaye abana b'abantu, turayisanga muri Matayo nanone, ubwo Yesu yari ari kurangiza misiyo. Matayo 28 umurongo wa 18 kugeza kuri 20, ngo nuko Yesu arabegereye abigishwa be. Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. Yesu yari ari gutangaza ahangaha, ubu ni mwe mwahawe isi gusa, ariko nta wigeze abaha ku makuru y'ijuru. Iteka mwaharwaga uburyo bwo kuba ku isi, ariko ubu noneho muhawe n'amakuru. Kuko ahangaha Yesu nibwo aramaze kubabwira amagambo menshi cyane, ababwira ngo ibyo bazahambira mu isi no mu ijuru bazabihambira, abo bazababarira no mu ijuru rizababarira,
aha bereka avuga ati ntacyo abashaka kubacungura kuva igihe cya Abeli gupfa kwe abura ikimurengera iteka habonekaga ibitambo ariko ntabwo byabashaga gukuraho ibyaha byarabitwikiraga by'igihe gitonya ariko ngewe naje gukuraho ibyaha kubipfira buri cyaha cyose kigomba gukurwaho kuva kuba wanyizeye gusa ugahamagara amaraso ya Yesu ubundi ugatabara ugakizwa. Ubu noneho mbahaye amakuru ijambo rya mbere misiyo yabaye ati ndahawe ubutware kandi unyakiriye wese ubwo butware arabufite mwene data. Umva misiyo rero dufite muri ibi bihe ni uko Yesu yatanze ubutware. Yesu ubwo butware nicyo kintu cya mbere gikomeye. Ijambo riratubwira muri Mariko ibice byawo 16 kuva ku murongo wa 14 kugeza kuri 17 havuga ko harimo n'ibimenyetso bigenana n'abizera, ibimenyetso bigenana n'aba banyabutware ngo nubwo barya ikintu cyica ntacyo kizabatwara, ngo bazakandagira inzoka na sikoropiyo ntacyo zizigera zibatwara. Niyo Yesu avuga ngo mbahaye ubutware. Kandi iyo dusomye mu bindi bice muri Matayo 18 kumanuka hagiye natwereka uburyo bw'imibanire. Mwene so nakugirira nabi ubigenze gute, nabigenza gute ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande twahuye nk'abacamanza. Bibiliya iranatubwira ngo nitwe tuzacira imanza abamarayika, ngo kandi muramenye imanza zanyu ntizikajye mubi mwubwanyu muri abacamanza. Niyo mpamvu Bibiliya mu bice 18 muri Matayo havuga ngo mwene so nakugirira nabi umwegere numubwira icyaha akakumvira uzabonye mwe, natakumvira umubwire babiri mu bacamanza babiri, umwe umushinjacyaha undi umwavoka. Natakumvira noneho muhamagara itorero, nimwumva atabumviye uwo muntu azabeho umupagani. Natwe mu ijuru ntacyo tuzaba turebana n'uwo muntu. Ubu ni bwo butware bw'ingingo ya mbere. Abamwe bahabwa ubutware bwo guhishurirwa, abandi bahabwa ubutware bwo kwirukana abadayimoni, abandi bahabwa ubutware bwo gusabira abantu b'Imana. Kandi ibyo bakozeho byose Imana ikabikora. Mwene data izere Yesu uzahabwa ubutware. Ingingo ya kabiri, misiyo ya kabiri muri izi misiyo 7, ijambo riravuga ngo muhindure abantu, mubahindure. Benshi bari mu byo bibwira, bari mu byo bita Imana ariko ari ibigirwamana. Ari ijambo nyankunda cyane. Eliya igitondo kimwe nyuma yo kuturuka mu misozi yaraje asanga nk'uko muri ibe turi amatorero menshi cyane, nk'uko turi amatorero agiye atandukanye, usanga ari ubwoko bwinshi bw'amadini n'ubwoko bwinshi bw'amatorero ariko bose bitwa ngo Imana, ariko mu by'ukuri ari Imana imwe, ibindi byose ari ibigirwamana. Eliya biramugora cyane, biramuremera. Arangira avuga ngo none yemeye imana zanyu, niyanye nayo ndayemeye, nayo ndi bwite ikigirwamana, kireka ku munsi y'ubwayo izabyiyitiraho. Ngo yarabavuga ngo muze mwese ufite Imana, ngo Ashera afite abahanuzi 450, Bali afite abahanuzi 400. Ayo niyo madini amatora nibyo byabashije kuvuga. Nyamara yayifite Uwiteka Imana nyine ngabo wenyine, Imana ya Aburahamu. Ngo nuko arababwira ngo tujya muri kompeti. Nk'uko uyu munsi isi imeze nk'ayihagarariwe n'amadini 3, yaba ari idini bose kandi ugasanga barakomoka kwa Aburahamu, yaba ari idini Yahudi y'Abayuda aribo Abadive, yaba ari abandi nabo baturuka kuri Kristo aribo Abakristo, yaba ari abandi nanone Abasilamu, ariko twese usanga duhuriza kwa Aburahamu, ariko tugenda tubivuga mu buryo bugenda butandukanye. Ariko mwene data ndagira ngo ngutangarize yuko byanze bikunze uko byagenda kose hari abakurikiye Imana mu buryo bukwiye. Uko Eliya we ntabwo yigeze abihakana, nta n'ubwo yigeze yavuga ngo ibyo muvuga ndabyemera, ariko tuzamuka umusozi. Iyo tuzahamagara ikabigaragaza, ikihesha icyo, ikabasha guhagarika izindi n'izicyo gicyo zikora, kubera yuko ndamya yuko byanze bikunze ibyo biba byitwa Imana, ibyo biba byitwa ibigirwamana, ariko byo byita Imana abantu babizi nk'Imana. Biragoye guhita wazuka ukumva ukuntu Ashera afite, Bali afite abahanuzi 450, baramusengaga bakabona ibikoreka. Byanze bikunze bavuga ngo niwe wabikoze,
Ashera afite 400 byanze bikunze bari bafite ibyo bamutambiraga n'ibyo bapfukama bakabona birakoze, ariko Eliya yarabisobanukiwe kuza ari umwe umuhanuzi umwe imbere y'abahanuzi 900 baturutse mu matora yatandukanye, ariko yemeraga ibyabo. Nawe yari yiteguye aravuga ngo niduhamagara nize ndaza kwemera uko byagenda kose bivuyemo. Ariko yari yize imbaraga z'Imana, yarazi amateka y'Imana yabura, yarazi amateka y'Imana ikora imirimo n'ibitanga. Aravuga ngo tugende duhamagara. Bene data, ibi bihe byo ndibaza nta mukozi w'Imana wabyemera, kwavuga ngo Imana yanjye n'Imana yawe tureke zironkere, tureke zigaragaze, iza kwigaragaza. Sinzi ko hari igihugu cyakwemera kubikora kugira ngo vuga ngo genda uruka muri ritorero, reka turebe nanjye nturuka muri natwe dutuka muri duteranira ahantu ku musozi tubona Imana yitamura twese, igihugu cyose ariyo Imana tuyoboka. Ariko gace tuyoboka sinzi ko ntago wabikunda, ariko dusomye muri Bibiliya twese twigishirizamo, turebye mu magambo y'Imana tuzasanga iki gikorwa kigeze kuba. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero misera dore ngo muhindura abantu, ibyo wizereramo hindura abantu. Niba usanze bari muri ibi ngibi, bari muri ibi, bazana babwira ukuntu iyo Mana yawe wakurikira ari Imana nziza, babwira uko ibyo barimo bidakwiriye. Yakubwira ngo aba muri ibi, mubwira ngo hari umugabo Yesu nakurikiye, muhindure kuri uwo mugabo. Niyo misiyo twaye. Misiyo ya gatatu ngo mubagire umuryango, abo nimumara kubahindura mubahindure umuryango, mugire itorero, mujye ahantu muhurira. Misiyo ya gatatu. Misiyo ya kane ngo mubabatize, mubagire abana. Nuvanga ibyo babagamo bari bafitanye andi masezerano yayo, nimubageze aho ngaho mubabatize, mwimubamanyiza mubabwire ko babaye abanyamwizero bya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, bahinduka umuryango, baramisha icyo kimenyetso cy'umubatizo. 5, ingingo ya 5 ngo mubigishe iby'ubwami bw'Imana, amanywa n'ijoro mubigishe iby'ubwami bw'Imana. 6, mubabwire ibyo nababwiye byose, mubabwire bahore basoma ijambo ry'Imana, mubabwire bagendere mu ijambo ry'Imana. 7, misiyo ya nyuma Yesu yaduhaye ngo muhore muzirikana kandi muhore munyibuka mu masangiro, muhore munyibuka dore nanjye ndi kumwe namwe ku mpera y'isi. Aho muzajya hose dore nzajyana namwe, aho muzaba muri hose dore nzaba ndi kumwe namwe. Ibyo mubizirikane cyane yuko nzaba ndi kumwe namwe. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ikomeze kutugirira neza. Aha rero twabonye kuva mu gihe cy'itangiriro, tubona uburyo Imana yajyaga ibana n'abantu bayo, tubona uburyo Imana yajyaga ikora imirimo n'ibitangaza, yajyaga igirira abantu bayo neza. Tubona uburyo Imana yaje igakorana ikiganiro na Kayini, iramubwira ngo nukora ibyiza uzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha bizitugatukira ku rugi rwe, kandi wowe ukwiye kugira gute kubitegeka. Mwene data nakwifuriza gukora neza muri ibi bihe, mwene data nakwifuriza kuyoboka Imana muri ibi bihe, mwene data nakwifuriza kuba mu bana b'ubwami, ukagendana n'Imana yawe, ukagendana n'Umwami Imana ishobora byose, kuko azakugirira neza. Mwene data, se mwene data waba warasubiye inyuma, se mwene data waba hari ibyo wabagamo nawe ushidikanya, munese shaka Imana, hamagara Imana. Ngo mu gitondo kimwe ngo Didiyoni ngo yaraje, ngo arangije ngo aje guhura ngo ingano, ngo aje guhura Sayiri, ngo nuko ahura na marayika w'Imana, marayika w'Imana amuha amakuru, amaze kumuha amakuru ngo Didiyoni aravuga ngo hari Imana. Hari igihe wasanga ibi ngibi ari ibinyoma, hari igihe wasanga ibimbamo ari ibinyoma, ngo ariko ndaguhamagaye mwami wanjye, ngo dore mfungwa nuko afata n'ibimenyetso, ngo afata ipamba, ngo aravuga ngo mva rero Uwiteka niwe wavuganye nanjye uri mu ijuru, kuko nkuzi yuko uhambaye. Kayini yarabizi neza, aravuga ngo erega urampanye kuko nakosheje, uravuze ngo ubutaka nibunyange, ngo ariko dore ugiye kumpisha mu maso hawe. Amenya icyo kintu. Rero navuga ngo Mana, nabizara igihe naba naraguhishwa igihe kinini, nabizara igihe naba narakubuze igihe kinini, ariko Mana mpa ikimenyetso ko ari weho nakurikiye. Ese ni weho se ubiko ninde Mana koko?
ngo nuko ashyira ipambasi ngo mu gitondo abyutse ngo yari yavuze ngo mana ninsanga yuzuye amazi ngo nzamenya ko ariwe wavuganye nanjye, ngo mu gitondo nanone ikindi gitondo arongera ngo ninsanga none byumye ngo nzamenya ko ariwe wavuganye nanjye. Ngo nuko arakomeza aragerageza mpaka igihe yaje kumenyera yuko ari Imana koko. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka rero Imana ikomeze kuguhagurutsa no kukugira neza, kugutera imbaraga. Mwami twumvishije ijambo ryawe, uryumvishe wese n'urikurikiye n'uzarikurikira Mwami rizamukura ahantu rimugeza ahandi. Komeza kutwambika imbaraga kuko uri Imana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana ihembura. Komeza kutwambika imbaraga kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu, amen.